Mumeze neza? Mbabereye umunyakuri, naje niteguye kwigisha abagabo bonyine. Noneho ninjiye mbona abantu bakenyeye, nari nzi ko ari iteraniro ry'abagabo gusa. Bitewe na topic dufite uyu munsi, dufite intego ivuga umugabo ufite impumuro ya Kristo mu muryango. Hanyuma kubera ko ari ngewe wibeshe, ibyo ndi buvuge byinshi bigaruka ku mugabo. Abari hano rero bafite abagabo batari hano, nimugerayo muze kubi muze yego barabaha linki ya channel, biraza kugenda neza. Urubyiruko bari hano batarashaka, namwe ntekereza ko bizabafasha kugira amahitamo meza. Hanyuma nishimiye kongera kubana n'itorero, namwe mwese mwaje, Imana ibahe umugisha. Abefeso 5:25 umurongo wa 30. Abefeso 5:25 kugeza kuri 30. Ntabwo nzi niba ndi busoma amagambo yose. Aravuga ngo, bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akagyitangira, ngo ageze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, agishire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribigera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Amen. Muri Bibiliya muribuka ko topic ivuga umugabo ufite impumuro ya Kristo mu muryango. Umugabo ufite impumuro ya Kristo mu muryango. Muri Bibiliya umugabo mwiza wo kwigiraho, mwiza cyane wo kwigiraho, uwa mbere ni Yesu. Niwo mugabo mwiza nshaka gutangaho urugero. Hanyuma ibi bintu ndashaka kubivuga mu buryo bworoshe, umuntu wese ashobora kubyumva bitagoranye. Icyambere twakwigira kuri Kristo kugira ngo tube impumuro nziza mu muryango, icyambere twamwigiraho nuko urukundo rwe rudafite icyo rurebaho. Ni amour inconditionnel, nta na kimwe rurebaho. Haleluya. Umuntu nakubwira ngo ndagukunda, uzamubaze ngo nkundira iki. Iyo ukunze umuntu kuko aseka neza, nagira impamvu zituma amenya avamo, bizaba birangiye. Umuntu nagukunda kubera ko ufite mu nda zero mutoya, nubyara ukagisombe n'ibitoko ukabyibuha, ubwo urukundo ruzahita rushira. Umuntu nakunda undi kubera amafaranga nava hazaba apfakaye. Yani dufite abapfakazi benshi, abapfakare benshi mu nzu y'Imana, kubera ko urukundo rwa Yesu nta na kimwe rurebaho, kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo ngo umwizera atarimbuka ahabwe ubugingo. Ni gute umuntu akunda abantu bo batamuzi, badafite uruhare na ruto rwo kumukunda? Icyambere twakwigira kuri Yesu rero, urukundo rwa Yesu rutanga rudafite icyo rurebyeho. Tubigarure mu buzima bwo mu muryango. Ese mu ngo zacu niko bimeze? Dukunda ntaco dushingiyeho? Reka mpasimbuke. Icya kabiri, Yesu yarasize.
Yesu yarasize. Kimwe mu bintu bigora mu bubatse ni uko umuntu agashaka gukomeza kubaho nk'igihe akiri umusore. Niba yarakunda umupira akabikomeza, niba yarataha saa 8 nijoro agataha saa 8. Babwira ikintu kibabaje, uzi kuba ufite umudamu ukora akazi ukamuha amategeko ko atemerewe kuryama utarahagera, kandi agomba kurya ibiryo bishushe n'amazi ashushe, hanyuma ukicara mu kabare n'abandi bagenzi bawe ugatuza cyane, saa 6 ikagera bakakongera, saa 8 ikagera akajya yibaza mama bamugonze, ese yafunzwe. Bikagera saa 9 yibajije ibibazo nk'igihumbi na 500. Nico gituma umuntu azasiga se na nyina. Yesu yavuye mu ijuru aza mu isi aje kudushaka. Iyo tuvuze gusiga harimo gusiga imyumvire, kubera ko Abaroma 12:2 haravuga ngo ntimwishushanye n'iby'iki gihe, yamara mugira imyumvire ivuguruye. Ntabwo tuzubaka nk'uko basogokuru bubatse. Tugomba gufata indangagaciro nzima tukazivanga n'igihe aho kigeze, hanyuma tugakora urugo ruhinduka impumuro. Abantu benshi ntabwo basize. Aracagirwa inama na mama we na bashiki be, kandi zo bamugiriye azirutisha cyane izo yagiriwe n'umugore we cyangwa n'umugabo we. Icya gatatu, Kristo itorero ari hakeya, ararikuyakuya. Ibi bijyanye n'amarangamutima ya buri munsi. Ijambo rivuga ngo ntutinye ryanditse inshuro 365, kuko Imana izi ko tuba mu bwoba. Ijambo rivuga ngo humura ryanditse inshuro nyinshi. Itorero ararihumuriza buri munsi kubera ko rinyura mu miyaga no mu miraba. Hanyuma abagabo twitaye ku kumenya amarangamutima yabo tubana. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku mugabo nk'aho abagore badahari, kubera ko ejo umwigisha weje azavuga ku mudamu ugerageza kuba impumuro nziza mu muryango, azavuga no ku mwana. Nge ndashaka kuvuga ku mugabo uyu munsi. Abadamu baravuze ngo abagabo ukuntu bakunda imodoka, yaba ariko bakunda abagore babo bari kuba bafashwe neza pe. Iyo hagize akantu gusa akavuga ati ni buro ifungutse, yani imodoka tuyihakeya, ugiye umenya amarangamutima y'umugore wawe nk'uko umenya imodoka yawe, ukamenya amarangamutima yabo mu bana nk'uko wita kuri telefone yawe. Itorero ararikuyakuya, azagishira ritagira ikizinga. Noneho utekereze n'igihe abigishwa bari mu miyaga mu miraba bamerewe nabi, Yesu yaje aho bari ahuruye agendesha amaguru hejuru y'amazi. Nukuvuga ngo niyo turi mu miyaga nta dutererana, abari kumwe natwe, kubera ko itorero yaricunguje amaraso. Hanyuma umunsi umwe nigeze kujya kwa muganga, dufite umwana w'imfura ari muto, twamujyanye kwa muganga turi kumwe na madamu, turinjirana. Muganga ahita abwira nabi madamu ngo ubu rero ngo urirata ngo umugabo yaguherekeje. Amaze se muganga nkoze ikiye cyaha ko umugabo yamerekeje? Ngo ubu mwaje kutwereka gusa ko mugendana ngo murabashira ishusho. Tuzanye umwana ubabara hanyuma twuzina. Hari abagore bumiwe, abagabo tabaherekeza kwa muganga, yishura minervare, abana bakazarinda basoza kwiga ataza aho abana biga. Itorero ari hakeya, ararikuyakuya.
umudamu yari harakubwira ko ababara, rimwe na rimwe abashaka kukoraho, hanyuma abashaka kumubaza ngo byatangiye bite. Icyo kiganiro baragikunda. Hanyuma ari igihugu wararera agatoga atari ku muganga ntuzi yaba. Itorero ararikuyakuya. Mwibuke ko Bibiliya yavuze ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaripfira ku musaraba. Itorero rihabwa keya. Ikindi, abagabo dukwiye kwiga kwihanganira intege nke z'abadamu bacu. Iyo bivuze kwihanganira intege nke, ni igihe usanze atashashe hanyuma nawe ugasasa. Reka mbabwire amahitamo abiri: ushobora guhita usasa wenda ari gukora ibindi, cyangwa ushobora guhita urakazwa nuko atashashe iryo joro rikarara nabi. Amahitamo ni abiri. Gufasha mugenzi wawe afite intege nke ntabwo bivuga ko wataye agaciro, hoya. Kristo atwihanganira mu ntege nke zacu buri munsi. Hanyuma ikindi, itorero Imana iriha ibyiza. Ntabwo Yesu yaduhaye agakiza gusa, ni provider kuri buri kimwe cyose dukeneye. Ndabizi ko ibyiza byose mwagezeho mwabigejejweho nawe, kandi nanone atubikiye ibyiza biruta ibindi, ubugingo buhoraho. Yesu ashishikajwe no guha ibyiza itorero. Ikindi dukwiye kwigira kuri Kristo ni imbabazi. Imbabazi ziba ryari? Ni igihe hakozwe icyaha. Hari umugabo yicaye aha n'abankurikiye online, amara ukwezi adasabye imbabazi Yesu. Kavuga ati ngewe numva mbigerageza ku buryo imbabazi numva ntazikeneye. None ni gute wewe waba usaba imbabazi Yesu hanyuma ukananirwa kubabarira bo mu bantu? Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaripfira ku musaraba. Mukunde abagore banyu, dukunda abagore bacu nk'uko Kristo yakunze itorero akaripfira ku musaraba. Ndashaka gutanga urundi rugero kundi mugabo umwe mite nsoza dusenge. Ndashaka kuvuga undi mugabo umwe. Mwitangira igice cya 1 umurongo wa 18 havuga ku mugabo yitwa Yosefu. Ni urugero rwiza abagabo dukwiye kwigiraho mu kuba impumuro nziza mu muryango. Icyambere bamuvugaho yari umukiranutsi. Nicyo cyambere bavuga. Cyari kizwi aho atuye, cyari kizwi mu buzima bwa buri munsi, yari umukiranutsi. Bagabo bene wacu, reka mbabwire ibintu bike dukwiye kwiga gukiranukaho. Icyambere ni amafaranga. Dukwiye kwiga gukiranuka ku mafaranga, byaba kuyashaka no kuyakoresha. Muzi ko Bibiliya ivuga ngo amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Ikindi, ni amafaranga nicyo kintu cyonyine Yesu yagereranyije n'Imana. Yaravuze ngo nta wakeza abami babiri, yakwanga umwe agakunda undi. Usibye amafaranga gusa nta kindi kintu Yesu yigeze ashira ku rwego rw'ubumana. Birababaje kujya gushaka amafaranga ukibagirwa ko umuryango wawusize, ntubiteho, noneho ukibwira ko ibyo wagomba kubakorera uzabigura amafaranga wayabonye. Kuri nge n'ukwibesha gukomeye. Uzagera igihe cyo kugaruka mu muryango usanga ibyangiritse igihe utari uhari, utabigura amafaranga.
kuri nge mbere yo gushaka amafaranga cyane ni Imana iyatanga, dukwiye gushaka imbaraga zo gutegeka amafaranga. Nyine ukayashaka ariko winginga n'Imana kugira ngo naza atazasimbura Imana muri wowe, umuryango utazabihomberamo kuko wayabonye, kubera ko amafaranga aba ahantu ari, umuntu uyafite nyine hari ukuntu atihishira. Umunsi umwe nari ndi mu kibuga cy'indege ahantu hari kure, noneho mpahurira n'umugabo w'inaha ufite amafaranga. Uzi ikintu cyamugoye, ubundi mu kibuga cy'indege nta cubahiro kihari, ndonka abantu bose babaresha, mwese muba muri aho, noneho mbona yabuze aho yicara, yabuze uko yifata, ukagira ngo abantu bo muri ico gihugu bazi ko yafite kandi ntawe umuzi. Amafaranga aragorana niyo utari iwanyu. Nyene uri umukire wo mu Rwanda, ahubwo si umukire nde wakabyara, n'igihugu kiri mu nzira y'iterambere, wowe waba ufite angahe ku buryo wumva abantu bose bakwiye kuguhagurukira, bakwiye kumenya ko uyafite. Ibyo mvuze ntabwo biri hanze gusa, no mu muryango hari igihe tubyinjiranamo, ugashaka ko abantu benda nko kukuramya. Noneho ikibabaje ntimukizi, itegeko hano rivuga ko umutungo ari 50-50. Ni ukuvuga ngo umudamu niba mwarasezeranye mufite uburenganzira bungana ku mutungo. Ukayibyuka mu gitondo, hagira urashaka ngahe, ayo bushize se wamajije nkaho we adafite uburenganzira ku mutungo kandi ari 50-50. Imana ishobora guhitamo kunyuza umugisha w'urugo ku mugabo, ishobora no guhitamo kunyuza umugisha w'urugo ku mudamu, iyo bikuzamuriye inaringe n'ubwibone, ugatangira kubereka ko ari wowe ubagize ubugwayi, uba ufite ikibazo. Ukwiye kuba manager mwiza, ukwiye kuba jera mwiza, kubera ko Imana muzabarana. Ibi ntibyashoboka Imana itari ya mbere mu buzima bwawe. Kimwe mu bintu biteje impumuro mbi mu rugo, reka ndeke kuvuga inzi imbi, harimo amafaranga. Iyo uyafite ushobora kubona umugore wawe ashaje, hanyuma bashiki bacu nabo bakiri bato bazi kwiruka inyuma y'abagabo bayafite, ku buryo bayagukuraho ku bubi na bwiza. Abagabo twige gukiranuka ku mafaranga, yaba make cyangwa yaba menshi, kuko Bibiliya iravuga ngo kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamwe inyungu. Hari abantu babanye bakenye, ubukire bumaze kuza ntibiri kwemera. Hari n'ababanye bakize, ubukene bwaza nabwo ntibyemere. Mwibuke ko dusezerana ngo tuzabana mu bihe byose kugeza ku gupfa. Abagabo, Imana idushoboze gukiranuka ku mafaranga. Babwire utuntu duto tubabaje, duto tworoheje tubabaje. Ni ukuba hanze y'urugo bazi ko ari wowe munyabuntu wa mbere utanga, kandi wowe babayeho bifuza. Abana bakifuza inkweto, iby'abadamu ntabwo ndi bubivuge, muri kwa guhabwa udufaranga kandi akaba agomba no gutanga raporo y'ukuntu twakoreshejwe, n'imyenda imwe ikamucikiraho adashobora kuyibona, kandi umugabo ari boss. Babwira kandi gato kababaje, ni ukwiriye guseka hanze, bazi ko uri umuntu useka kandi wawe ntibarakubona useka. Birakomeretsa pe. Ni ukwiriye guhobera abandi bantu bose, bazi ko utanga keya bitabaho kandi wawe ntawe uzi igituza cyawe. Hanyuma birababaje gusa, birababaje
ukuntu abandi bantu bose bazi kuvuga neza, ariko iwawe utanga amategeko. Wibwira se ko mu rugo ari ku ikosi ya gisirikare? Rata no mu gisirikare haba ico bita gitamaduni, haba umwanya wa morale, haba umwanya w'indirimbo bakazamura morale, ntibihora ari amategeko gusa. None abantu hora babwira kuki iki giteretse aha? Iyo kuki irahahamura ku buryo bumvisha utaje, bibwiriza bagashaka impamvu zitari zihari zo kuryama no gukora ibindi. Icambere dukwiye kwiga gukiranuka ku mafaranga. Icya kabiri no gukiranuka ku gitsina, kubera ko bimaze kumenyerwa ko abagabo, ariko n'umuco wacu nawo ushobora kuba ubigiramo uruhare. Imfizi ntiyimikwa, amazi yabaye makaharigwa, amafuti y'umugabo. Murakoze, singe wahera. Narababaye umunsi numvisha abadamu bari hamwe, umwe arimo kubaganyira ko umugabo we amuca inyuma, undi aramuga atariko aseka cyane, avuga atariko wabaye iki? Ibyo bintu ni ibisanzwe, ninde mugabo utabikora? Birababaje gusa. Dukwiye kuba bakiranutse no kuri iyo ngingo. Ikindi nanone dukwiye kuba bakiranutse mu gushaka icubahiro. Reka nkubwize ukuri, ni ukuri uri umugabo wubashwe utabanje kubitubwira ko ari wowe nyir'urugo. Iyo usubiye abarimo kuvuga ngo ni ngiye mugabo wa hano, n'ubundi barabizi, baranabikubahira. Iyo ugeretseho kubidusubiriramwo biraduhahamura, birahahamura. Ntabwo dukwiye kuba abagabo b'abategetsi, dukwiye kuba abagabo bayobora nka Yesu ubuyobozi bw'ubugaragu. Ukorosha ubuzima, ugakora ku buryo mu rugo haba impumuro nziza, hakaba ubuzima, ukagerageza kurema ubuzima. Ikindi nahoze ntekereza, abagabo dukwiye kugira Imana ya mbere, kubera ko Bibiliya iravuga ngo Kristo ni umutwe w'itorero, umugabo ni umutwe w'umudamu we. Munkurikira abagabo gusa, abadamu ntimubyumve. Hirya yuko turi abagabo hari undi mugabo yitwa Yesu. Ntabwo ibintu byose bigarukira ku mugabo. Umugabo agomba kuba afite aho atanga raporo. Noneho abari mu rugo akabayoboza ibyo yakuye mu busabane bwe n'Imana. Iyo wumvisha ko ibintu byose bigarukira kuri wowe, abari munsi yawe uzabamanuriraho ibikomere n'imyumvire n'umuruho waruhiye mu kazi ushaka amafaranga n'ibindi, bazabaho baremerewe. Iyo usabanye na Yesu aguha kuruhuka. Ibyakuruhije n'ibyakugoye n'ibyo wahuye nabyo, ibyo wapanze ntibyemere, arabikwakirira, kuko yavuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Hanyuma akaguha ihumure, ukabona kuriha abari munsi yawe. Iyo udasabana nawe rero ukajya wumva ibintu byose bigarukira kuri wowe, uzakora amakosa. Ni ukuri, ntabwo nasiga nkubesha. Imana ikwiye kuba iya mbere. Nari ngiye kuvuga ngo abagabo turiyemera ku buryo tuzi gushaka ibisubizo. Noneho niyo bigeze mu gukominika n'abadamu, umudamu aje akubwira ibyamunaniye, ukamubwira ngo ariko ibyo byoroshe, ngo wari kubigenza gutya, ngo ukabigenza gutya. Kandi mu by'ukuri ntiyashaka kumuha ibisubizo, we yashaka kubikubwira akaruhuka. Ndaza kubivuga mu gutega amatwi. Ikindi abagabo dukwiye kwiga ni communication non violente. Dukwiye kwiga imvugo mbabarira amatwi. Sinzi niba dukwiye kwiga
imvugo idakomeretsa, gukominika bidakomeretsa. Uzi umudamu iyo umubwiye, iyo umweretse ko atagira ubwenge, nubwo yari afite buhita bugenda. Nakavuga ati ariko nkawe wizeye bigisha wari uhari cyangwa wari wazotse. Nongerageza ukoresha imvugo idakomeretsa, gukominika bidakomeretsa, imvugo mbabarira amatwi, gerageza woroshe imvugo. Bibiliya yatubwiye ngo Yosefu yari umukiranutsi. Mvuze dukwiye kwiga gukiranukaho, ushobora kongeraho indi liste ndende ukurikije ibikugora. Hanyuma ikindi bavuze muri kiriya gice, bavuze ngo ntiyashatse gukoza isoni Mariya, nubwo yamenye ko atwite ntiyashatse kumukoza isoni. Iyo ndebye abantu birirwa kuri YouTube bavuga ingo zabo, nagira ngo mbibutse ko kamera itavura ibikomere. Kamera ntabwo ari umukansara. Hanyuma mbibutse ko ibi bintu tutazi ahantu babibika. Nyuma y'imyaka 30 umwana wawe yabaye minisitiri, akavideo bazakagarura, kazamucisha bugufi ubuzima bwose, azahora akogwa n'isoni kubera ibyo se yavuze cyangwa se ibyo mama we yavuze. Nubwo haba hari bitaragenze neza, ntukifuze ko mugenzi wawe akogwa n'isoni. Yewe n'igihe hari ibyo mutumvikanyeho, ntukaburane nkaho ushaka kumutsinda. Ese umutsinzi uramushirahe? Numutsinda uramushirahe? Ntabwo yifuje ko Mariya akogwa n'isoni. Icyampa ugaharanira ishema kugira ngo abantu bawe bubahwe, abantu bawe bakundwe, bakira urukundo, we gukora ibibakoze isoni. Muri counseling abantu benshi bakomerekeye mu gukogwa n'isoni kandi mu miryango. Ejo nababwiye umwana ashobora kuba akora pipi ku buriri, ugahita uhengera abashitsi baravuga ati dore kandi, ukabivuga abashitsi bumva. Azabigendana ubuzima bwose asigaje kubaho. Yemwe namwe baririmbye, niba umuntu yaje kwiga kuririmba ku munsi w'ikizamini akaririmba nabi mukamuseka, muzamuzinura kuririmba ubuzima bwose. Dukwiye kwirinda ku buryo abandi bantu badakogwa n'isoni, nubwo yaba yagize intege nke. Bibiliya avuga ngo muhuguzanye ubugwa neza. Simvuze rero uhengereye abana bari muri saro n'abakozi ugahita ubwira nabi madamu, abana bumva, ukamukoreza isoni hagati y'abakozi n'abana. Ntabwo bikwigwa mu mutwe. Ikindi twakwigira kuri uyu mugabo, yari umuntu azi kwirinda cyangwa se kwifata. Bibiliya iravuga ngo ntiyaryamanye na Mariya kugeza igihe abyarira. Yari umuntu azi kwifata. None niba utize kwifata uri umukristo, umunsi habaye impamvu ituma mugenzi wawe atameze neza, cyangwa se yagwaye ingwara idatuma ubusabane bwo mu buriri bukomeza, cyangwa se umunsi wagiye hanze y'igihugu gukorerayo, hanyuma ukaba utabasha kwifata, bizagenda bite? Niho amakosa menshi akorerwa. Nuko tunanirwa kwifata. Noneho mbabwira ikindi kibabaje. Umuntu yakoze ikosa rihise riba iby'ubuzima bwose. Wenda uwo munsi bashizemo umunyu mwinshi mu byo kurya, kandi iminsi yose muteka ibiryo byuzuye umunyu, kandi ubushize batetse neza. Gufata ikosa rikaba iby'ubuzima bwose birababaza. Dukwiye kwiga kwifata.
mbwira ikindi abagabo n'abasore bari hano, abakobwa bose basengera hano bose n'abadamu dushobora kubafasha bakambara neza, ndavuga imyenda ibakwiriye, ariko abo kwa rubangura sinzi niba tuzabambika neza. Niyo mpamvu dukwiye kwiga kwifata. Niba ugushwa nuko wabonye abambaye ibitabakwiye, abo mu rusengero bo nabikwizeza pe tuzagerageza, ariko abo kwa rubangura tuzabigenza dute? Abo kuri piscines n'abashumba ndabizi ko nta control mu bafite. Yani icyo dukwiye kwiga ni ukwifata, ni self control. Kwiga ukaba umuntu ubasha kwihangana, ukifata, ukigumya. Imbuga nkoranyambaga, ahantu henshi ya popinga pornography. Iyo uri umuntu azi kwifata, ufite imbaraga zo kudakandaho kandi ubireba. Nukanda kubibonetse byose, icyo nzi ikintu cyose cyanyuze imbere y'amaso yawe gihita kijya hano kuri disque dire, uzarinda upfa kidasibamye. Imana yabwiye Yosuwa ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko uzabihoremo ku manywa na nijoro, nibwo ibyawe bizagenda neza ukagira amahirwe. Abakolosayi 3 baravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Niba udashobora kwifata ugakanda kubibonetse byose, urimo kwinjiza content mbi izagutsikamira kandi uzayobogwa nayo. Nabonye umwana yarebye filime, niba ari yarambo niba ari yande, noneho yari yabonye ukuntu uwo muntu asimbuka igipangu, ko yagisimbutse. Ariko ikibabaje amagufa ruseke zombi zaravunitse. Yari yiganye ibyo ahantu abana banye bize primaire, umwana yaje yambariye ku cuma agitera undi mwana mu mutwe. Baramubaza ngo ibi bintu wabikuye? Aravuga ngo papa, ngo watuzaniye filime z'abantu ngo baterana ibyuma, ngo nanjye nabaye de band. Yani warakoze kugura televiziyo iwawe, ariko uzibuke no kureba ibirebwa iwawe, kubera ko content mbi yose winjije izagira ingaruka mbi. Ikintu cyose cyanyuze imbere y'aya maso uzarinda upfa kidasibamye. Hanyuma content isimbugwa n'indi content. Ufite ubushobozi bwo kudakandaho kandi ubireba bipopinga. Ushobora kwifata ukabirenga utabirebye. Abantu benshi bakunda umupira, abagabo benshi bakunda umupira. Nabonye Ministeri ya Siporo isaba imbabazi umunsi bafungura stade hano, ukuntu abantu bakandagiranye, ukuntu byari bitoroshe. Nabonye abantu bakunda umupira pe, ariko nta kintu mpfa n'abantu bakunda umupira pe, mutagira ngo. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki: umupira umara iminota 90, sibyo? Iyo minota 90 uyihaye umwana wawe byibuze rimwe mu cyumweru mukaganira, bega umwana yababayeho neza. Iyo minota 90 uyihaye umudamu wawe mukaganira byibuze rimwe mu cyumweru, uwo muntu yababayeho neza. Noneho ikibabaje ni uri ku meza ufungura uri muri telefone, uri ku meza ufungura ureba muri telefone. None niba umupira urusha agaciro umuryango wawe, niba udashobora kwigomwa uwo mwanya, uri umuntu ukwiye kwigishwa kwifata. Hanyuma ikindi Yosefu yarazi hano, yari umuntu azi icyo Imana yashize mu mundamu we kandi abasha no kukirinda. Yarazi icyo Imana yashize mu mundamu we kandi abasha no kukirinda. Umudamu wawe mwabanye hari impano nziza afite. Iyo uteje imbere intege nkeze, ni ukuvuga ngo gahora umwibutsa afite intege nke. Impano zimurimo ntabwo zizigera zikura. Umuntu wese yubatse ari hano ashobora kwiyevariwa akavuga ngo nabanye n'umugore wanjye cyangwa n'umugabo wanjye yari umunyamasengesho, yakunda kuririmba, yakunda ijambo ry'Imana,
none ubu bimaze gusinzira ntibigifite umwanya, uri nyirabayazana mu gutsikamira impano ziri muri mugenzi wawe. Yosefu yari ashinzwe kurinda umuryango we no kumenya ko Mariya atwite Imana kandi agomba kumwitaho. Reka mbaho urugero. Kuva aho bari batuye, aho bari guhungishiriza umwana muri Egiputa, ni urugendo rw'ukwezi ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Iyo hashushe harenza dogere 45, iyo hakonje haba munsi ya 0. Yamuhungishije muri Egiputa mugezayo n'uruhinja. Mo hagati yakoze ibishoboka byose ngo uruhinja rutagira ikibazo. Kubera iki? Mariya yari afite Imana, yarakikiye uzahinduka Imana. Ese twibuka ko mu byo dushinzwe guteza imbere harimo n'impano z'abadamu bacu n'abana bacu. Ikindi, uyu mugabo yari afite umwuka wera. Mumbariza abagabo bataje hano, hanyuma n'abari hano n'abasengera muzabambarize. Muzabambarize ngo umuntu utagira umwuka wera abahwate. Umugabo udafite umwuka wera abahwate. Reka mvuge ibintu bike ku mwuka wera. Umwuka wera ni anesthesi, ni ikinya. Mu isi harimo imibabaro. Imana yahisemo kuduha umwuka wera kugira ngo tujye hejuru y'imibabaro, tubeho imibabaro itadutsikamiye, ahubwo tujye hejuru yayo. Nabonye abantu bafite imibabaro ikabije ariko bafite umwuka wera. Mperuka kubona umupapa yagwaye kanseri, akijijwe. Umunsi muganga yamubwiye ko bamusanzemo kanseri, yahise ajya kureba umushumba we, aramubwira ngo mushumba, ngo iyo bigeze ngo muri ibi bihe ngo umukristo akwiye kwifata gute? Pasteur amugira inama, aramusengera. Nge namusuye ari mu bitaro, ari uwo munsi n'uwo munsi yitabye Imana. Twaririgwanye. Reka mbabwize ukuri, sinigeze numva ataka. Yari afite ubwiza mu maso butangaje. Kubera ko amenya ko agwaye kanseri, yabwiye Imana ngo Mana, ngwino tubane mu buribwe bwa kanseri. Mwuka wera ngwino dufatanye muri ubu buribwe. Imana imuha gusoza urwo rugendo amahoro, ajya mu ijuru, ubona afite umunezero, utamenya ko afite uburibwe bwa kanseri. Wabibwirwa n'iki? Nuko ubonye uruhu rutangiye gutukura kubera umubabaro, ariko adashobora kuwugaragaza. Abagabo badafite umwuka wera n'imibabaro hano hanze mubayeho muto. Ndabizi ko abagabo benshi ibyo mvuze barabyumvisha. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ashobora kwishima nta gishimishije kihari. Abasha kugira amahoro ari mu mahoro make. Abasha kubabarira byoroshe. Iyo umuntu afite umwuka wera abasha kwihanganira ibyo abandi batakwihanganira kuko afite umwuka wera. Isi igizwe n'imibabaro. Kuva umuntu yakora icyaha, Imana yaravuze ngo uzajya ari uko ubanje. Muri uku kubira icyuya dushaka umugati, dukwiye n'umwuka wera. Erega umwuka wera ni nawe ukwereka aho ukwiye kujugunya urushundura ukaroba. Ushobora kurobera ibumoso ijoro rigaca, ariko iyo ufite umwuka wera ubasha kumenya aho uri burobere bigakunda. Hanyuma Yosefu yari umuntu yumvira Imana. Yari umuntu yumvira Imana. Kumva ni kimwe, kumvira ni ikindi. Ufite ugutwi yumva icyo umwuka abwira amatorero. Iyo atinda iminota mike yari gusanga Herodisha umwana. Dukwiye kuba turi abantu babasha kumva Imana. Ikindi nanone, Yosefu yari umuntu azi gutega amatwi Imana, agatanga icyerekezo akura ku Mana. Babwira ibintu bijye bibaza abadamu. No gutahana imodoka mutarigeze muganira kuri projet yo kugura imodoka.
akajya yumva ufite isambu, akajya yumva ufite isambu atazi igihe wayiguriye, akaba yicaye aho atazi icyerekezo, nta niyerekwa, mudashobora kwicara ngo muganire ku cyerekezo cy'urugo. Nanone ibyo mvuze biroroheje. Satani akigabiza urugo rwanyu mudashobora gupfukama hamwe ngo musabire urugo rwanyu. Ni ibintu bibabaza mu by'ukuri. Icanyuma nsorejeho, Yosefu yashobora gutanga byose kandi ari umubaji. Nta hantu mu by'ukuri niko kazi yakoraga, ariko yabasha gutanga byose ku bagize umuryango we kandi ari umubaji. Ni ukuvuga ngo ntiyari afite ubuzima bw'ubukire, ariko yabasha gutanga ibikwiriye icyo gihe ku bantu bose bagize urugo. Mu bintu abagabo bategerejweho harimo gutanga byose. None ko tudafite byose, uzi icyo Imana yifuza ni ugusangira bike bihari mu bugwaneza, kandi ni na byiza kubiganiraho. Hari urugero rumwe nigeze kuba hano rw'umupapa numvishe yasohokanye umudamu we. Umudamu yari atwite inda nkuru, aramubwira ngo ndashaka gusohokana ngo dutembere. Amufata ukuboko aramusohokana, bageze ahantu ku muhanda baricara, bagura ubunyobwa bwa 50 niyo umugabo yari afite, ubunyobwa bwa 50. Hanyuma bareba intete zirimo barazigabana, bagabana izingana. Avuga turabona ko ngukunda, urabona ko ntakuriye, ndagukunda niyo mpamvu nagusohoka. Ubu nabakire nabahegwe, ariko ikintu cyanejeje uwo mudamu mu buzima ni soroti ku mafaranga 50. Ntabwo hasabwa byinshi, hasabwa umutima. Ntabwo hasabwa ibirenze, bisaba kunyugwa gusa, bisaba ko mubiganiraho. Dufite abantu bikunda dufite abantu bikunda anywera icyayi muri restaurant no muri hoteli buri gitondo. Ntabwo nzi niba gisangiye n'abantu bo mu rugo kitaba ari icyayi, hanyuma na nimugoroba kongera kisohokana akiyakira. Hanyuma mu rugo ashobora kuba bari umuceri n'ibishimbo cyangwa n'ibirayi gusa, simbizi. Ibirayi byarazamutse, ubanza ibiciro byarazamutse atagipfa kubyigondera. Telefone nziza ni umugabo, urukweto rwiza ni umugabo, kositime nziza ni umugabo, n'imodoka nziza ni umugabo. Niba biri umutungo uri sansinike ku muntu umwe, birababaza. Yosefu yashobora gutanga byose kandi ari umubaji. Hanyuma icyo nsorejeho ni iki? Muribuka ko Yesu mu buryo bw'abantu yitwa umwana yavutse mu buryo nanze kuvuga rya zina. Yarinze Yesu nubwo mu muryango uwo mwana atari yemewe, yabashije kumurinda uwo mwana ntiyagira ikibazo, kubera ko Yosefu mu byo yari azi ko umwana yakirwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Twebwe hari ubwo dutanga gusa mu mubiri, tugatanga ibikenewe mu mubiri, igice cy'amarangamutima yakomereka atakomereka ntibitureba. Ntituzi kumenya impano z'umwana no kuzikuza, ntabwo tuzi kumwigisha kugira amahitamo meza, niko twarebye ejo. Ntituzi kumuhuza n'Imana mu mwuka. Nurera igice kimwe, ibice wirengagije bizagira ingaruka mu gutsikamira cya gice wari uzi ko witayeho. Dukwiye kumenya ko ari twebwe bireba. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nubwo nabwiye abagabo gusa, n'abadamu biratureba. N'abadamu biratureba. Ejo mvuga butumwa azakomerezaho, azatubwira umudamu w'impumuro nziza mu muryango. Ariko nagira ngo tubirenze ko abagabo bakwiye kuba impumuro nziza mu muryango, ahubwo n'abadamu bari hano twibuke ko tugomba kuba impumuro nziza mu kazi. Hanyuma ihurizo ni iri: mu gihe utakorewe ibi byose mvuze,
ese wakomeza kuba impumuro nziza? Uzi ikintu tukwiye gusaba? Tukwiye gusaba Imana imbaraga, ukavuga ngo Mana umpe kuba impumuro nziza, ariko no mu gihe nta hawe byose bikenewe, ntabwo nshoboze gukomeza kwera imbuto, nshoboze kubabarira. Hanyuma ikindi cya gatatu tugiye gusengera, ibintu byose byagukomerekeje muri urwo rugendo rw'urugo, mbabereye umunyakuri. Abantu benshi babanye barazinze, imitima yarahukanye, ariko umubiri uri mu rugo. Ejo nsoza narababwiye ngo mu rugo Imana ntiyateganyije ko ari ahantu ho kwihanganira, hari ahantu Imana igomba gutura, umuntu akaba hanezerewe, ukajya utaha wumva ubikumbuye. Ari ahantu amasaha gutindira gusa kuhagera, hakaba ari ahantu usabanira n'Imana, usabanira n'abandi. Ariko abenshi muri twe babaye mu rugo bihanganye. Si ukwihangana gusa, abenshi barashinyirije. Abantu benshi babaye mu rugo atari ahantu hari impumuro nziza, ahubwo baboshwe n'umuco, baboshwe n'itegeko, baboshwe n'itorero. Uwakuraho ibyo bitatu mvuze akaba yahagaruka, Imana irareba. Urizera ko kuri uyu mugoroba Imana yazana impumuro nziza mu rugo iwawe? Reka twibwize ukuri, hanyuma dufate ibintu byose bitagenze neza tubizanire Kristo, afite icyo yabikoraho. Kandi ikintu cyiza wazishimira ni ugukonvertisa ibi bintu bitari byiza, ukazishimira ko byabaye byiza. Ikibi cye kukunesha, unesheshe ikibi cyiza. Mana mu izina rya Yesu, kuri uyu mugoroba tuguciriye bugufi. Uyu munsi twize ko umugabo akwiye kuba impumuro nziza mu muryango. Birashoboka ko abagabo bari hano bimwe twabibashije, ibindi bikadutsinda, ariko nanone twiyemeje gukomeza kuba impumuro nziza. Dusabiye imbabazi ibyo twagizemo uruhare, ubitubabarire. Ibyo twakoreshejwe n'ubutamenya nabyo bitubabarire. Turasenze Mwami ngo tubabarire ko twateye abandi kugira amarangamutima ababaye, no kwiyumva nabi, no kugushidikanya, kandi twaragomba kuba icyitegererezo nk'umutwe. Turasenze ngo tubabarire Mwami. Uyu mugoroba tuguciriye bugufi Mwami, hariho abantu basuhuza imitima ku bwacu, biherera bakarira, twarabigizemo uruhare. Utubabarire Mwami, utubabarire, utubabarire, utubabarire. Duhinduke impumuro nziza ya Kristo mu muryango, duhinduke impumuro nziza ya Kristo mu itorero. Mana, ndasenze kugira ngo udushoboze guca bugufi no gusabira imbabazi ibyo twagizemo uruhare aho bishoboka. Unadushoboze gukosora ibyo twagizemo uruhare n'ibyo twakoreshejwe n'ubutamenya. Ndasenga kugira ngo ibikomere byabaye mu muryango ubikuzeho ineza yawe, utanga ikamba mu cyimbo cy'ivu, utanga ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo abana bacu bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka. Mwami, ndasengeye ingo zaba iziri hano n'izitari hano. Turambiwe no kumva divorce mu muryango. Iki cyorezo, uyu mubabaro ungana utya uwukureho mu izina rya Yesu. Aho urugo rutangiye gutakaza igisobanuro, turasenze Mwami kugira ngo ugire icyo ukora. Nahoze ndeba ubushakashatsi bwakozwe muri Minisiteri ya Justice ya Amerika, aho bavuga ko abana benshi bari mu muhanda ari uko byatewe n'uko ba papa batakiri mu ngo zabo. Abantu benshi bafite umutima wo kwiyahura n'abantu bari mu rugo rutari equilibre, papa adahari. Abantu benshi bagiye mu biyobyabwenge byatewe n'uko papa yavuye mu mwanya we. Turasenze ngo tubabarire Mwami, tubabarire ko twagize uruhare rutuma isi igira akaga. Twaragomba guhinduka impumuro nziza. Ndasenze kugira ngo dufashe
udushoboze mu izina rya Yesu Kristo, amen.